ikintu cya mbere abana benshi barahohoterwa ariko abenshi iyo bamaze guhohoterwa nk'umuntu wafashe umwana ku ngufu aravuga uti uno mwana yandega akaba aramwishe ugasanga u Rwanda ruhombye ibintu byinshi byari kuzaba mu gihe kizaza uwo mwana yakagombye gukora u Rwanda cyangwa se isi muri rusange igahomba amamiliyari yari kwinjiza cyangwa se igahomba umuntu wari kuzasuganya abandi akabahuza mu gihe basa nk'abagiranye amakimbirane ugasanga hari n'abantu benshi usanga nko kuba wavuga ikintu gutya atabyumva akavuga uriya n'umwana ninjije ubwo buriya ntazi ibyo ari kuvuga ugasanga abantu benshi ntibumva ndagira ngo rero nzajye nkora ibiganiro buri uko agiye abyumva hagira ikintu kimugarukamo bizarangire ahindutse umuntu mwiza yego ntabwo isi yahora ari perfect ari nziza ariko basi ntituzagira abantu benshi babi ahubwo tuzagire benshi beza n'ababi tugenda tubahindura. Urakoze cyane Delphine. Nkuko mubyumva rero mwebwe mukurikiye iki kiganiro kuri Touch One TV turi kumwe na Delphine umukobwa ukiri mutoya umwana ukiri mutoya witinyutse akabona ntago ari byiza yuko abana bakomeza guhohoterwa ngo nawe abirebere aceceke nkuko abandi benshi bacecetse ahubwo navuga yuko wabaye nk'ijwi ry'abana ubavugiraho batabasha kugera ndibaza ntibeshye. Nongeye kubasuhuza nshuti bakundwa ba Touch One TV mwebwe mudasiba kudukurikirana uko bwije nuko bukeye umunsi kundi icyumweru ku kindi ukwezi ku kwezi imyaka ku myaka ndongeye ndabashimiye cyane mbaha nikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi uyu munsi rero nifuje ko tuganira n'umwana ukiri muto ariko ufite impano ikomeye cyane uwo mwana rero maze iminsi mubona singe gusa namwe byashoboka yuko hari abamaze kumubona n'abataramubona ndizera ntashidikanya yuko bazamubona kubera ibiganiro agenda agira kubera ibiganiro by'umwana TV agenda bigaragaza uburenganzira bw'umwana uwo mwana rero akaba yaragize igitekerezo kiza cyane akaba afite channel y'umwana TV nkurikije ibiganiro byiwe nagiye numva nkakurikiza inama nakuyemo ibyo ngibyo byatumye nshakisha uwo mwana cyane kugira ngo mwegere mbanze menye byagenze ngute igicyo gitekerezo cyamujemo ngute ese uwo mwana ni ubwe wabyitekerereje cyangwa n'umuntu wamuhaye igitekerezo ndavuga inti rero uyu mwana abakunzi ba Touch One bakeneye kumubona uyu munsi rero nkaba namubonye kugira ngo uyu mwana mumurebe kandi mukurikirana iki kiganiro neza ndagira ngo nongere mbasabe mukore subscribe kuri channel yacu ya Touch One TV kugira ngo iki kiganiro kikomeze kubageraho neza kandi n'ibindi biganiro bizabagereho neza cyane ndongeye ndagushimiye rero n'umukobwa mwiza cyane n'umwana ukiri mutoya ufite ubwuzu ufite uburanga unejeje cyane uteye amatsiko umwana ufite ubwenge ufite uburere ufite ubumenyi ntago ari ukumutaka kuko namwe muri bubibone ndetse si ukumuvuga neza kuko nawe ubwe ubwenge afite n'ubumenyi muragenda mubibona neza. Murakoze cyane. Ujemo ngute wabikuye kuki? Ubundi naricaye ndeba muri ino minsi harumvikana ibibazo byo guhohoterwa kw'abana bagahohoterwa bakabuzwa kwiga bagakoreshwa imibonano mpuzabitsina benga bagahohoterwa muri rusange ariko hari n'ababyeyi benshi bafata neza abana babo nkumva nshaka kubigeza ku babyeyi bose bashaka guhohotera abana babo kandi icyo ngicyo ari kizira umwana ubundi aba ari umuziranenge umwana nta kintu abaza umwana abakeneye gufatwa neza akagirwa inama gusa kugira ngo n'ubutaha nagwa muri icyo kibazo azamenye uko akikuramo. Urakoze cyane Delphine ariko nanone impamvu itumye nkubaza ibi bintu ni kenshi cyane yaba abantu bakuru yaba abana nkawe tujya tubona abana bakoreshwa imirimo ivunanye tujya tubona abana bafashwe ku ngufu ababyara abana batateganyijwe n'ibindi bibazo byinshi cyane by'abana tujya tubibona ariko ukuntu tubibona turabibona nyine bigasigara aho ngaho tukabyumva nyine yuko
byabaye bikarangira, ariko se wowe kuba warumvishije bitarangiriye aho ukagira igitekerezo uti ibi bintu nabigeza ku mbaga nyamwinshi, hagashakirwa umuti kugira ngo abana b'abanyarwanda bitabweho, abana b'abanyarwanda iri hohoterwa ricike, wowe kugira ngo ugire igitekerezo cyo kubigeza ku mbaga nyamwinshi byakujemo bite? Ko benshi babireba nyine bikarangirira aho ngaho, wowe byakujemo gute? mbere abana benshi barahohoterwa, ariko abenshi iyo bamaze guhohoterwa nk'umuntu wafashe umwana ku ngufu aravuga uno mwana yandega, akaba aramwishe, ugasanga u Rwanda ruhombye ibintu byinshi byari kuzaba mu gihe kizaza uwo mwana yakagombye gukora, u Rwanda cyangwa se isi muri rusange igahomba amamiliyari yari kwinjiza, cyangwa se igahomba umuntu wari kuzasuganya abandi akabahuza mu gihe basa nk'abagiranye amakimbirane. Ugasanga hari n'abantu benshi usanga nko kuba wavuga ikintu gutya atabyumva, akavuga uti uriya n'umwana ninjije, ubwo buriya ntazi ibyo ari kuvuga. Ugasanga abantu benshi ntibumva. Ndagira ngo rero nzajye nkora ibiganiro buri uko agiye abyumva, hagira ikintu kimugarukamo, bizarangire ahindutse umuntu mwiza. Yego ntabwo isi yahora ari perfect ari nziza, ariko basi ntituzagira abantu benshi babi, ahubwo tuzagire benshi beza, n'ababi tugende tubahindura. Urakoze cyane Delphine. Nkuko mubyumva rero mwebwe mukurikiye iki kiganiro kuri Touch One TV, turi kumwe na Delphine, umukobwa ukiri mutoya, umwana ukiri mutoya witinyutse, akabona ntago ari byiza yuko abana bakomeza guhohoterwa ngo nawe abirebere aceceke nkuko abandi benshi bacecetse, ahubwo navuga yuko wabaye nk'ijwi ry'abana ubavugiraho batabasha kugera. Ndibaza ntibeshye? Ntabwo wibeshye. Ikintu njye nashakaga gukora, nashaka gufasha abana n'ababyeyi, nkafasha nabo bashaka guhohotera abana. Muri rusange nicyo nifuzaga, kugira ngo abantu bumve ibi bintu bajye bashyira mu gaciro uburenganzira bw'umwana. Delphine, dukomeje ikiganiro cyacu, nagira ngo nkubaze, guhera utangiye gukora iki kiganiro, mbese ubona byitabirwa? Ese ubona bagukurikirana? Ese komenti zawe ubona bagushyigikiye? Ese ubona iki kiganiro kizagira impinduka kuri sosiyete nyarwanda? Ese ubona iki kiganiro abana kizagira impinduka kibatera? Wowe ubibona ute ukurikije aho ugeze ukora? Sinavuga ko ari abantu benshi bamaze kubireba, gusa icyo nzi cyo n'ababibonye hari icyabagarutsemo, kandi icyo nababwira ko ndacyakomeje, ndacyabana namwe, mbungura ibitekerezo, mbagira inama ku bijyanye n'uko mwadufata neza, mwabungabunga uburenganzira bwacu. Delphine, ndacyagushimira cyane kubera intambwe wateye, kuko hari benshi ndetse banakuruta babibonye ariko ntibagire icyo bakora. Niyo mpamvu nkomeza kugushimira kubw'intambwe wateye. None nagira ngo nkubaze, iki kiganiro ubona ababyeyi kizagira ikintu kibahinduraho, cyangwa bazabireba nyine bavuge uyu mwana ibyo avuga ntabyo azi, uyu mwana buriya nuko atazi akazi tuba turimo, nuko atazi ukuntu gukorera amafaranga birushya, umuntu agataha ananiwe, ababyeyi bakumva yuko ibintu uri kuvuga bigoranye kuba babikora. Ntago bazabifata ngutyo? Nkurikije ikibazo mbajije, nagusubize ibisubizo bitatu. Icya mbere, hari ababyeyi bazahinduka. Icya kabiri, hari ababyeyi bazaguma bameze gutyo. Icya gatatu, hari ababyeyi bo bazaguma bavuga se nzamuganiriza, yego ni byiza, ariko se nzareka akazi azaburara. Hari uzaguma mu rujijo, hari uzaguma ameze gutyo, hari n'uzahinduka. Rero muri izo ngeri zose, cyane cyane uzaguma ameze gutyo n'uzaba akiri mu rujijo, nzagerageza kubajijura, mbereka ko ibitekerezo byabo bagakwiye kubishyira ku bana babo, kuko icyo babavunikira, icyo baba bakorera ni abana babo, kugira ngo bazavemo ikintu gikomeye, abantu bakomeye b'ejo hazaza. Yego, ndagushimiye cyane kubw'igisubizo umpaye. Ikindi rero, ntago nkubaza ibibazo byinshi kubera yuko igitekerezo wagize ni igitekerezo cyiza cyane, ariko nanone iki gitekerezo cyawe
kuri njye ndumva nanone nk'ubuyobozi bwakagombye kugufasha mu kugushyigikira kugira ngo ubashe kugera kure kurutaho, kuko hari nk'abaturage cyangwa hari abana batagira izi telefone zigendanye n'igihe baba babasha kubona ibi biganiro kuri telefone cyangwa se kuri YouTube. Hari abantu batabasha kubibona, ariko byari bikwiriye yuko ibi biganiro byakagombye kugenda bikagera no kuri wa muturage, ubwira umwana wati uyu munsi ntujye kwiga, turajyana mu gishanga guhinga umuceri. Bikagera kuri wa muturage ubwira umwana ati uyu munsi ntujye kwiga, urabizi ko ninjoro inka zaraye zitariye kandi mu gitondo ugomba kujya kwahira. Ese uyu mwana we uzamugeraho gute? Ko nshimye yuko abangaba bo bafite iri koranabuhanga cyangwa se babasha kuribona ubabwiye, ariko suriya mwana ucyahira agasiba ishuri, uriya mwana ugisiba yajyanye n'umubyeyi guhinga, uriya mwana ugisiba bamutumye, uriya mwana we uzabigenza ute kugira ngo amenye uburenganzira bwe, kugira ngo umubyeyi we amenye uburenganzira bw'umwana yabyaye, uzabigenza ute? Ku Mwana TV rero ngenda mvuga ko nzajya nganira n'abantu batandukanye. Akenshi nzibanda kuganira n'abayobozi kugira ngo aho twebwe nk'Umwana TV tutagera, ubuyobozi batugerere bwigisha abo babyeyi, bushishikariza n'abana kugira ngo bite ku burenganzira bwabo babashyiriyeho bafite. Nicyo nzakora rero kugira ngo uwo mwana uri kure y'Umwana TV, tuzi ko abayobozi ahantu hose bahagera, tuzagenda twegera abo bayobozi tubibabwire, niba tuzi aho uwo mwana ari bagende bamufashe. Urakoze cyane. Ndumva aho ngaho ho byashoboka cyane yuko wa mwana nawe byazarangira umugezeho amenye uburenganzira bwe, amenye yuko ari kumvira ababyeyi, ari ukwahira yakwahira, ariko nanone akiga. Ikindi rero nshaka kukubaza, hari nk'ukuntu umuntu agira nk'igitekerezo ukavuga uti wenda wegereye nk'umuyobozi runaka ukamubwira iti ndumva hari abana bari mu cyaro iki n'iki nshaka kuganiriza, ukavuga uti nk'urugero nabonye nk'amakuru wenda kuri televiziyo iyi n'iyi, mbona imirimo ivunanye bakoreshwa, noneho wabibwira nk'umuyobozi ukumva ntakumvishije, ntabihaye agaciro, ntagize iki. Icyo gihe nk'Umwana TV wabigenza ute? Icyo gihe njyewe ntago nakita kuri uwo muyobozi ibyo yasa nk'utabyitayeho, njye nakita ku bitekerezo byanjye n'umutima wanjye icyo umbwira. Umuntu arebye ibyo ukora, umuntu arebye ibitekerezo ufite, umuntu arebye ukuntu usubiza, n'ukuntu wifata imbere ya kamera, n'ukuntu baza, n'ukuntu imyifatire yawe, abona ari umuntu udasanzwe. Niyo mpamvu nagize amatsiko, ese Delphine afite imyaka ingahe? Njyewe rero mfite imyaka 10. Yonyine? Yego, yonyine. Delphine afite imyaka 10. Ni ibintu bisekeje, ni ibintu bitangaje, bitewe n'imyaka afite n'ibitekerezo bye, ni ibintu wumva bidahura neza. Ese Delphine, nko ku myaka 10 yawe n'ibyo bitekerezo ufite, wimagina yuko ku myaka 15 yawe Umwana TV azaba ageze hehe? Icyo mba nimagina azaba ageze kure, kandi icyo mba nimagina kindi kinshimisha kandi kinshishikaje cyane ni uko nimagina ko ababyeyi bazaba barahindutse, bafite neza abana babo, nabo bakibikora bakibijijinganyaho kugirira nabi umwana. Nari natekereje byinshi rero, ariko muri ibyo byinshi ndumva byinshi uri kugenda ubinsubiza kandi neza. Icya mbere ndi gusoza nakwifuriza ni ukukubwira ngo amahirwe masa, Imana yo mu ijuru igushyigikire, kandi n'abaturage bakomeze kureba ibiganiro byawe, bakomeze kugushyigikira, kandi ntibabirebe ngo birangire gusa, ahubwo bajye bagerageza kumva impanuro, kumva impuguro washakaga gutanga. None dusoza, niki wabwira ababyeyi, niki wabwira abana, niki wabwira abakurikira Umwana TV? Ikindi niki wabwira abakurikira Touch One TV? Mbere na mbere ndambanje kugushimira kubw'amagambo meza umbwiye, unantera courage.
icyo nabwira rero abakunzi b'Umwana TV ndetse n'abakunzi ba Touch One TV, kugira ngo bashyigikire izi channel zombi, ni ukugira ngo niba bashaka gutera inkunga bakande kuri subscribe, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubategure birusheho kubageraho neza. Ikindi kandi uwifuza inkunga iri hejuru yadushaka ku Mwana TV, turahari ndetse twiteguye kumufasha. Nushaka ubufasha twiteguye kumva ikibazo cye ndetse tuzagerageza kumufasha uko dushoboye kose. Murakoze cyane. Twari turi kumwe na Delphine atuganiriza tumubaza ibibazo bimwe na bimwe ku biganiro byiwe twagiye tubona by'Umwana TV, aho agerageza kwerekana ihohoterwa rikorerwa abana, aho agerageza kuba nk'ijwi ry'umwana kugira ngo ibibazo abana bahure nabyo babashe kubisubizwa cyangwa se bibashe kumenyekana kugira ngo bigende bigabanyuka. Rero icyo twakomeza kubabwira mwebwe mudukurikiranye kuri Touch One TV, turagira ngo mukomeze gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibi biganiro bijye bihora bibagereraho ku gihe. Rero turagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu, ako ndagira ngo nkusabe unyemerere nimba ubutaha nanone tugukenera uzitabira ubutumire bwacu. Murakoze rwose, igihe cyose mwankenera naba mari, igihe cyose mwakumva mushaka kuganira nanjye. Akenshi twibanda kuri iki kiganiro, kuri icano natangije yo kubungabunga uburenganzira bw'umwana yitwa Umwana TV. Nzaba mari rwose, ndetse niyo twaganira ku bindi ndahari wese. Nibutsa abadukurikiranye kuri Touch One TV yuko mwakomeza gushyigikira cyangwa se kumva ibi biganiro bica ku Mwana TV, kuko ni ibiganiro byubaka, ni ibiganiro umubyeyi yareba, ni ibiganiro urubyiruko rwareba, ni ibiganiro umwana mutoya yareba kugira ngo arusheho kumenya uburenganzira bwe, kugira ngo arusheho kumenya uko yaganira n'umubyeyi, uko yaganiriza umubyeyi agize ikibazo, cyangwa se uko ahuye n'ikibazo gikomeye ashobora kubigeza ku buyobozi. Ni ikiganiro cyiza cyane, ni ikiganiro umuntu yungukiramo byinshi, ni ikiganiro mbakumbuje ku Mwana TV. Murakoze rero, mbibutsa gukomeza gukora subscribe kuri channel yacu ya Touch One TV kugira ngo ibi biganiro bijye bikomeza kubagereraho ku gihe. Murakoze cyane, ndabakunda. Yari Mutuyimana Aline. Ciao ciao.